reka dukomere Imana amashyi hanyuma twicarire izo mvunwa natwe tugana igitaramo tunezerewe. Uyu ni wa munsi w'ibyishimo kuri nge nawe, inshuti n'imiryango, buri wese anezerewe kuba mu gitaramo cyiza nk'iki ngiki. Iyo tubanje Imana ariko kandi turi mu muryango iwacu, twumva nta cyaduhungabanya, Imana itubera inkingi twegamiraho tukema. Hanyuma rero inshuti imiryango dutaramanye, nge burya ndi nyamugiye bwese nimuza kubona nahindukiye nagiye ahandi, ntimugire ngo hari ikindi cyabaye. Mu nkundire mbanze mbibwire rero kubo twahoranye, hanyuma mbanze mbibwira abatari banzi bamenye. Amazina yanjye nitwa Tuyishime Jean Dodier, nduwa mu Rwanashyaka wa Karaveri ka Ruhimbi Rwanga Rwinka, haba umushakambuzi imbeho mu nda. Mu gitaramo nk'iki ngiki data yagize ati buri wese umumenyera icyicaro kugira bumenya, nanjye ndabimenyera. Hanyuma rero mubyeyi mwiza, mubyeyi nyakubyara, ubwo twari mu gicu ducasambwe amarembo yawe agobotse abagabo, naranganyije amaso muri ziriya mfura zise dusanga, ndebye mbona harimo Nyirinkindi ubereye inkera, akaba Rwamucyo mu gitaramo, uruhanga rwiziye amasunzu, akaba umubyeyi w'imfura, iyo ataramye atarama bya dutore tukumva turizihiwe. Umubyeyi Dismas mukomera amashyi n'intore y'indongozi mu gitaramo iwacu. Ariko kandi natwe ntabwo mudusanze turi nangana, turangajwe imbere na Nyirinkindi ubereye inkera. Rwamucyo mu gitaramo n'umukambwe w'umutaramyi, n'umubyeyi mwiza. Iyo asesekaye mu gitaramo turizihirwa, ariko kandi tugira kandi uko dutarama. Muracyari ku mwanya wa mbere abadama. Yes, murakoze cyane urakoze cyane. Dore ubundi ni ibingibi nakomeje kuvuga. Wow, ngaho muhagarare neza. Ubundi kikubwira umujamahanga babasobanutse iyo foto, mutwaye iyo foto. Uyu ni murumuna wa Bruce Melody, ngaho vuga. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Twe twitwa Bajama, nk'uko mwakomeje kubyumva cyane. Turi abajama ba Kevin. Mama mwana wanjye yabyumvira ubutese sheri mugabo nkunda. Ese mwana sheri wanjye tubigenze gute? Ndifurije uwo mugisha muzawukomeza. Mwibuke na pastor kwabwiye ko murabisinyira, mwemereza ko muzahuza ubwo rukundo pastor yabwiye muzarukomeza. Mukono ku murenge uko babwiye muzarukomeza. Maze rero bana banjye, nanjye mbifurije umugisha w'uburyo n'ibumoso. Mvushije kandi kuzabana, kuzagenda uzahereza, kandi mvuze kubyara abakobwa n'abahungu. Maze Rwagiti, abahungu mwatemberanaga bakagutinza mu nzira, ujye utaha kare ujye kureba umugore wawe, umutese sheri umugore nk'uyu rwose ngira. Maze nawe mukobwa wanjye ujye umutse sheri mugabo mwiza, ndakunda sheri. Najya gusohoka ajya ku kazi, ikoti rihanagura urimo aryambaye,
ubundi mujye muri Yesu Kristo akuze maze rero bana banjye bamugisha n'imvugo burya n'ubusa muzawukomeza ubundi nabifuje kubyara abakobwa n'abahungu ariko hakarimba kakubabwira muzajya muririmba mukumburanye reba mwafurama asa n'inyange zera amashyi ariko mushimire umusaza yavuga mutiziwe asa n'inyange zera inyange zera te Mungu patriataye umuhira muhagarare neza muhagarare neza muhagarare neza duhagarare neza duhagarare neza aba ni abiganye na Kevin Tronkome turi muri kamera urakoze cyane muracyari ku mwanya wa mbere abajama yes murakoze cyane urakoze cyane iriho abantu asana we ndakumva inshuti ya Nsengiyumva maze gusabiza imvura ziraha duhagarare neza aba ni abiganye na Kevin Tronkome turi muri kamera urakoze cyane